nabonye ibintu byinshi ntarinzi, nabonye ibintu byinshi, mbona ibyiza, Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko mbona n'ibibabaje. Uwo mugabo yagenda agatema insina, akareba insina ifite umwano, ya nsina ibigeze igihe cyo kwera, yareze yarannye, ariko igitoki kitarakomera cyo kuba cyagerwaho kuribwa, icyo yagitemaga, agatema iyo nsina ifite icyo gitoki. Ndagira ngo abanyamwuka badukurikiye babyumve neza, babyumve neza cyane, babyumve neza cyane, babyumve cyane. We yagendaga ahitamo insina ifite igitoki, agasiga umwana mu rugo rw'uwari umwami. Uwo mwami nagengerayo ni ku bami ba kera, ariko simbazi, ariko ko twumva kera ko habagaho abami. Icya mbere nagezeho nabonye nuko nabonye njyayo gusaba akazi. Uko gutegereza umwuka arakomeza aranzengurutsa, anjyana inyuma mu rugo, anjyana mu gikari, arangarura. Nagiye kubona, nabonye ibintu byinshi bitandukanye, byinshi. Uko abantu muri iyi minsi bameze, ko ntanga umugisha abandi bakawuvutsa abandi. Ngo ntanga umugisha kuri buri umwe wese, ngo ariko abandi bakawivutsa. Ariko abahanuzi iyo bahanuye ngo inzara iraje, buri wese yumva ko inzara itamugeraho. Ngaho ndizera ko ibyo bisobanutse, ndizera ko ntawe utabyumvishe. Noneho wenda ibya mbere nibyo tutasobanukiwe, ariko ibi noneho ndizera ko abenshi babyumvise. Abenshi ndizera ko babyumvishe. Nababwiye ngo uwo muntu wari urimo wari woherejwe reka mbasoza kandi mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose by'ivuga butumwa tunyuza kuri Zicano Umusaraba TV. Turasoje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga butumwa cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza. Ushaka kudukurikira kutameze neza, reka nkubwire ngo ukomere, humura. Yakoze byende byari bikugoye imbere n'uyu munsi iracyari kandi acyakora nyuma n'ibitangaza. Cyambere no kongera ukayigirira icyizere. Ntabwo dutinda rero, turi kumwe na Mugabe ne tugiye kubana muri kano kanya. Reka ntangire musuzuma ngo turagusoje mu izina rya Yesu. Ndabikirije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Yego. Umeze neza? Kumbura nta morale. Ndabona nta morale, sinzi ikibazo ufite. Ndabona ntago byoroshye. Sinzi umuntu avuze ngo nta n'icyoroshye kibaho munsi y'ijuru. Uko biri kose nta nacyo. Njye mba mbona ntacyo. Byose birakomeye. Yes, twishimiye kubana rero kuri uyu munsi. Imana ishimiye kugucira inzira ukabonetse. Iyo nkubonye mbamze ko ari ubutumwa ufite wifuza guha abantu b'Imana, Imana yawe kugira ngo ubagezeho. Ndabona udafite morale, ibyo byose bigenanye n'ibyo ugiye gutambutsa. Reka ngusabe ubanze usenga Imana, no gusenga Imana ukomeze
usuhuza abantu unatugezaho n'ubutumwa ko Imana yabuguhaye. uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana rugira rwa burundu. Kristo rero kuri uyu munsi turagushimye, turaguhimbaje ko twongera iminsi yo kubaho. Hari benshi bagera ko twe turacyariho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Natwe muri aka kanya rero tugire neza, tukugeraho umugisha, kandi ikiruta byose ukomeze kutwambika imbaraga. Rinda abarwayi, rinda igihugu cyacu cyose muri rusange, abanyarwanda ubarinde, n'abari hanze ubahagarareho, utugire neza tukugeraho umugisha. Turasenzera ngo urokere kubana natwe, utugire neza muri iki kiganiro, kandi gikore benshi ku mitima, abatabasha kwisobanurira ubasobanurire. Ngaho urokera kubana natwe, turasenze kandi turizeye ko bikoze, ni mu izina ryawe Amen. tubyambaje twizeye, amen. Amen. Ni karibu Suzananyiza utugezeho message. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Kandi ndabakunda, niyo mpamvu mbanje kubagezaho ubutumwa bwiza. Tugiye gufatanya rero muririmbyi wa 21 mu gakiza, tumuririmba mu izina rya Yesu, turirimba iyo ndirimbo. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, nizakora izirukana Satani. Iyo Mana izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mwitorero ngo awejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Muririmbire horaho Yesu wacu, Yesu ari hamwe natwe. Ubu tuneshe ibigerageza, kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, Mwami tumuhe ubutunzi bwacu, niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Muririmbire horaho, Yesu ari hamwe natwe. Ubu tunesha ibigerageza, kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima,
bikorera umwami Yesu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu kandi abantu benshi cyane nabo ngabo nibaza inzira y'ijuru babohewe mu maboko yawa mugome Satani muze twese tubashake abo ngabo tubasangisha umukiza ntiducogore gusenga Imana kugeza ubwo Yesu azaza abasore ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza abakobwa ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza ababyeyi ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza abasenga ntiducogore gusenga Imana kugeza ubwo Yesu azaza. Amina. Ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Mana tugirire neza. Ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Amena. Amen. Yosuwa ibice 21. Yego. kuva ku murongo bakangahe? Kuva ku murongo wa 43 kugeza ku 45. Ngo uko niko Uwiteka yagize ate? Komeza. Uko niko Uwiteka yahaye Abisiraheli igihugu cyose. Amen. Yasezeranije ba sekuruza babo. Yego. Baragihindura baturayo. Uwiteka abaha ihumure impande zose nk'uko yasezeranije ba sekuruza babo. Nta muntu n'umwe mu babisha babo bose wabahagaraye imbere. Ahubwo Uwiteka abagabiza ababisha babo bose. 45. Nta jambo ryiza na rimwe muyo Uwiteka yasezeranije ubwoko bw'Abisiraheli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Iri jambo naribonye mu gihe cya nijoro. Iri jambo ry'Imana hari abajya babyitanya akavuga amagambo y'Imana, ngo tugiye gusoma amagambo y'Imana, ariko ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rero umwuka yarinyeretse nijoro, byaramaze kuba mu gihe cy'isaa 8 n'indi minota. Abantu menyereye ko mbabwira ko nkunda gusenga mu masaha y'isaa 9, ariko ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi ntabwo nasenze saa 9, ntabwo saa 9 z'ijoro nigeze nsenga, ahubwo Imana yanzengurukije ahantu henshi mu gicuku cya nijoro, imaze kumpira ijambo. Niyo mpamvu ndihereyeho, kuko ni naryo ryabanje kuza. Ntabwo rero dutinda, ni message n'ubundi ngiye kubagezaho. Nabonye cyangwa urugendo nakoze, ariko byose byabanjirijwe n'iri jambo. Byari mu gihe cy'isaa 8 zishyira saa 9. Ntabwo nasenze, ahubwo
najyanywe ahantu henshi hatandukanye, ariko namwe ndabifuriza gutemberezwa n'Imana. Buriya Imana yagutembereje gutembereza neza. Nabonye ibintu byinshi ntarinzi, nabonye ibintu byinshi, mbona ibyiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko mbona n'ibibabaje, ko njya nkunda kubivuga. Rero message mfite irumvwa n'abanyamwuka, kandi ndizera ko bari buyisobanure. Ngiye ntabwo nigeze mbona ubusobanuro bwabyo, mwihangane. Mukunda kuvuga ngo ndavuga ariko sinsobanure, kuko mvuga ikintu uko nakibonye. Ni ukuvuga rero uko ndi buyivuge ni uko nguko nawe Imana igusobanurire, kandi n'abanyamwuka ndizera ko bari busobanukirwe. Yesu aduhane umugisha. Ubwo rero umwuka w'Imana wanjyanye uragenda ungeza, hari ibyo kera bitaga ngo ni abami cyangwa ibwami. Iragenda ingeza mu rugo rw'uwari umwami. Uwo mwami nagengerayo ni ku bami ba kera, ariko simbazi, ariko ko twumva kera ko habagaho abami. Icya mbere nagezeho nabonye ni uko nabonye njyayo gusaba akazi kuri uwo mwami, ariko ngezeyo nsanga hari sitasiyo buriya harya ntitanga esanse ra? Ni bibi se buriya? Yumva bitari ntabwo nasobanukiwe, sibyo rata, ariko namwe baturusha mudusobanurire, ariko abanyamwuka babyumve cyane. Ndagenda rero ngezeyo, umwuka yanjyanye yongeye nk'umuntu ugiye gusabayo akazi, ariko ngezeyo byabaye ngombwa ko nategereje. Muri uko gutegereza umwuka arakomeza aranzengurutsa, anjyana inyuma mu rugo, anjyana mu gikari, arangarura. Nagiye kubona nabonye ibintu byinshi bitandukanye, byinshi. Ariko reka twihute tuve aho ngaho, kuko iyi ntuze ni ndende. Ndimo ndasengera Imana ngo nsobanurire, kugira ngo nanjye nzabashe gusobanukirwa, nsobanurire n'abandi. Naje kugera aho rero, hari aho nageze hari intoki nyinshi cyane, nyinshi. Arambwira ngo nje kukwereka ko abantu muri iyi minsi bameze, ko ntanga umugisha abandi bakawuvutsa abandi, ngo ntanga umugisha kuri buri umwe wese, ngo ariko abandi bakawivutsa. Urumva byoroshye kuba Imana iduha umugisha tukawivutsa? Kuba Imana itanga umugisha ngo twese tubone umugisha, ariko twese ntituwubone, bitewe n'abantu. Imana yanjyana ahantu henshi hatandukanye, iragenda ingeza ahantu mu nsina nyinshi, nsangamo n'abantu benshi. Hari harimo umuntu umwe w'umugabo wari wambaye bote. Uwo mugabo yagenda agatema insina, akareba insina ifite umwano, ya nsina ibigeze igihe cyo kwera, yareze yarannye, ariko igitoki kitarakomera cyo kuba cyagerwaho kuribwa. Icyo yagitemaga, agatema iyo nsina ifite icyo gitoki. Ndagira ngo abanyamwuka badukurikiye babyumve neza cyane,
babyumve neza cyane, babyumve cyane. Uwo yagendaga ahitamo insina ifite igitoki agasiga umwana wa ya nsina. Yagendaga atema insina ifite igitoki ariko agasiga umwana, kandi yatemaga igitoki cyari hafi kwera. Ariko abahanuzi iyo bahanuye ngo inzara iraje, buri wese yumva ko inzara itamugeraho. Ngaho ndizera ko ibyo bisobanutse, ndizera ko ntawe utabyumvishe. Noneho wenda ibya mbere nibyo tutasobanukiwe, ariko ibi noneho ndizera ko abenshi babyumvise. Abenshi ndizera ko babyumvishe. Nababwiye ngo uwo muntu wari urimo wari woherejwe cyangwa wari watumwe n'abamukuriye, nabonaga agenda atema insina, ariko agatema insina ifite igitoki. Agenda atema izo nsina agasiga umwana w'insina mutoya, ariko igitoki, insina yari ifite igitoki yose yayitemye. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iturengere. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru niturengere, kuko biragoye. Ubwo urumva niba insina zifite ibitoki zitemwe hagasigara abana bazo, ubwo tuzarya ryari? Biragoye. Ibyo rero byavuyeho. Bimaze kuvaho, izi mesaje zirakomeye, kuko nta nimwe yoroshye irimo. Ibyo byaje kuvaho rero, gutema izo nsina birangiye, izo nsina gutemwa birangiye, urabona nka kwa kundi mu gihugu cyacu tujya dukora umuganda, kwa kundi abantu baterana iyo umuganda ushoje. Nabonaga ari nk'ubwo buryo, mbona twari abantu benshi twari duteranye, kuko urumva nibonaga mu buryo bw'umwuka duteranye turi abantu benshi, mbese bameze nk'abavuye mu muganda. Ariko tugiye kubona tubona njye n'ibyo babibonaga n'abandi babibonaga, n'abari bari aho ngaho. Hacaho umuntu wari uri kuri moto, numva baravuze ngo dore wa mwana kwa Samweli. Abandi ngo harya ngo yiga universite, ngo urase kwiga universite ngo arwaye ziriya mvunja ngo zishinyitse ziri hejuru, ngo bimumariye iki? Imana irimo iraturega ishyari, Imana irimo iraturega amagambo, Imana irimo iraturega kuvuga ibitatureba. Imana yacu irababaye. Turashyushywa n'iby'abandi n'inkuru z'abandi, turanezezwa n'imibabaro y'abandi, turaharanira kubona ko, kumva ko buri umwe wese yahura n'ibibazo, ariko ntitwishimira ko umuntu yagize neza. Imana iturengere. Nkiri aho ngaho rero, nagiye kubona mbona mfite akabido. Urabona utu tubido tujya tuzamo amata, Inyange, ikivuguto, wazamo Mukamira. Mbona kari akabido rwose kari gafiteho icyapa, ariko icyo cyapa nkabona ni icy'amata, ariko kari akabido kera cyane. Mbona ndagafite nkafite. Noneho natangiye navuze indimi, ariko mvuga indimi ebyiri. Noneho mu kuvuga izo ndimi ebyiri
ntabwo ari ngombwa ko nzisubiramo hano. Mu kuvuga izo ndimi ebyiri nari mfashe ka kabido gutya, noneho ka kabido kugafata gutya uko nakagafashe, noneho wa muntu nababwiye mbere wari umutema za nsina araza akajya agira atya ngo ceceka. Noneho imbere yanjye hari umwana w'umukobwa wari uhari, ararira cyane biramuriza, arababwira akajya ababwira ngo mwamuretse akavuga. Ubundi burya umwana w'umukobwa muri yo bw'umwuka bisobanura umwuka wera, ngo mwamuretse akavuga. Ariko muri kwa kuvuga mfite ako kabido nkafite, wa wundi watemaga za nsina agenda atema insina ziriho ibitoki ariko zibitarakomera, azitema agasigaza umwana wazo, niwe wumvaga ndimo mvugira mu ndimi, akaza akajya nkubita gutya ngo usigaho kuvuga rekera. Noneho wa mwana w'umukobwa wari uri hirya akajya avangwa ariko ngo mwamuretse akavuga. Rero navuyeyo numva mbabaye cyane, numva ntanezerewe, kubera ko abantu nta rukundo tugifite, abantu ntibashaka kumva ijambo ry'Imana, abantu ntibarashaka gusebanya, abantu banejejwe n'ibibi byabaye kuri bagenzi babo. Ntabwo byoroshye rero, Imana irababaye kandi ndizera ko Imana ifite agahinda gakomeye cyane. Abantu mugarura urukundo rero, abantu mugarura urukundo, abantu mwijya gukunda no gukundana. Ndumva aricyo cy'ingenzi. Imana tugirire neza kugira ngo idushoboze kugira umutima w'urukundo. Icyo nababwira rero ni uko twasenga kugira ngo ibyo byose Imana ibikureho. Nigeze ndababwira ngo inzara iraje, ariko koko niko kwiraje kandi nabibonye. Niba umuntu ashobora kujya mu nsina agatema insina iyo ari yo yose ifite igitoki, akayishyira hasi agasigaza umwana wayo, nibona insina buriya yera hagati y'umwaka n'igice, umwaka gutyo, siko bimeze ra? Tekereza rero kugira ngo iyo nsina izajye kwana izere hanyuma urye, ni ibintu biri kure. Abanyamwuka bo ndumva babisobanukiwe cyane. Nahereye hasi ngenda, hari ibyo ntabashije gusobanukirwa, ariko harimo benshi babyumva, banatwandikira muri komanteri bakadusobanurira, kuko twese muri uru rugendo ni uguhugurana, nta muhanga uba mu by'Imana. Uwaturusha rero gusobanukirwa nawe yadusobanurira. Yesu abaho umugisha kandi murakoze cyane. Message nari mfite niyo ngiyo, Imana ibagirire neza. Yego, hari aho tusoje tubwira yuko wavuze indimi ebyiri no kugenda asa ufite akabido k'amata, hari ugenda kugira ngo ceceka. Ese byaje kurangira ko ucecetse byagenze bite? Washecetse urabumvira cyangwa wakomeje uravuga urangiza ibyo washaka kuvuga? Oya, nakomeje ndavuga ko nandi mu mbaraga nyinshi cyane. Nandi mu mbaraga nyinshi cyane, nakomeje ndavuga, ariko nahavuye numva naniwe cyane, bitewe n'ibintu nabonaga abantu batagifite umutima w'urukundo, badafite, ahubwo icyo bafite ari amagambo yo gusebya gusa ku bantu. Mukozi w'Imana Mugabe, ni byiza ko Imana yaguhaye ubwo butumwa, ariko watangiye utubwira ati nabonye ndi ahantu ibwami. Uyu munsi none turacyafite mu isi ibihugu bikiyobowe n'ubwami. Hari ubwami bw'Ubwongereza, na hano no muri Afurika haba ubwami bwa Maroc, hari ubwami bwa Swatini, hari n'ubundi bw'ahandi tutazi. Ntabwo wabashije kumenya ubwo bwami wari watemberejwemo ubwo ari bwo? Nabonaga uko bajya babivuga, ntabwo nzi abami ba kera, ariko nabonaga byari bimeze nk'abami ba kera. Buriya hari abantu ngo kera bari bakomeye, ariko kuko wagera n'aho batuye ukabona ko bakomeye. Ni nk'aho hantu rero nabonaga narindi. Ariko ntabwo wasobanukiwe igihugu cyari cyo wari uri, kuko hari n'ubwami, hari Burundi habaga Mwambutsa,
Uganda habaga Kabaka, hari n'ahandi ntabwo wabashe kumenya aho narindi ndahazi, ntabwo ari ngombwa kuhavugira kuri kamera. Ndahazi, erega buriya tubona byinshi nk'abanyamwuka, tubona byinshi, ariko nanone wongeye kuvuga uti nabonye umuntu waje yoherejwe mbese n'abamukuriye, agera mu rutoki areba igitoki, insina ifite igitoki yose akayikata. Ese ibyo bitoki byagiye hehe, byavuyeho? ni ukuvuga ngo sinzi niba warigeze ugira urutoki cyangwa se ukaba warabyirutse ubona ahantu hari urutoki. aho hantu rero buriya insina iyo uyitemye cyangwa umuyaga uyigushije, hariho umwana w'igitoki, igitoki kitarakomera, n'ubundi ntiwakijyana, ubirekera aho hasi. iyo ari umuyaga wabigushije ubirekera hasi. ubundi kera tukigira inka wasangaga bafata bya bitoki bakabishyira inka. ariko nabonye ko batemaga nyine insina yagwaga ikaguma aho ngaho. n'ubwo buryo rero nabibonye, kuko ntawe ari kukijyana, kuko igitoki kiteze se wakijyana ukagiteka ute? Ntacyo wakimaza. hanyuma se urebye umaze kubona iryo yerekwa, mukozi w'Imana, watubwiye ati uwo muntu waje atema urwo rutoki yaruhoraga iki? Ni kwa kundi saba haba bagizi ba nabi, yenda umuntu akabajya mu murima w'umuntu agafata isina gusa akazararika, cyangwa hari indi mpamvu yari bimuteraga? ntabwo ari umuntu wifatiye imyanzuro, ahubwo ntekereza ko yari yatumwe. tuvuge wenda urugero, yatumwe n'Imana, yatumwe n'abantu. yari yatumwe n'abantu, kuko ntabwo Imana ituma ngo itume kujya kwangiza ibintu by'abandi. ntabwo ari byo, we n'itegeko yari yahawe. hari nabyo nkunda kubwira ngo abantu basenge, abanyamwuka barabyumva cyane, gusa ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda. nicyo twashaka kukubaza, kuko abantu bashaka kugira barabanza bakakubaza, tubwo ni u Rwanda, ati dore byarabaye mu Rwanda, n'ubundi insina barazitemye. ntabwo ariho mvuze inshuti zanjye. rero u Rwanda twamenya ko ari ikiza yenda kiba gishaka kuza, ubwo twasaba minisiteri ishinzwe ubuhinzi yabyitaho. nuko nabibonye. ntabwo washoboye gusobanukirwa igihugu icyo ari cyo. ntabwo ari u Rwanda. urakoze cyane. ntabwo ubundi kuki muhora mwitsitsa ku Rwanda? ubundi u Rwanda nirwo rugira ibibazo gusa, ahandi ho nta bibazo bibaye. ntabwo ari u Rwanda. yego, urakoze cyane. reka tujye dusatira umusozi w'ikiganiro cyacu. ibyo byose ufite ibyo adasobanukiwe ari buze kutwandikira muri komenti, cyangwa se aze kuguhamagara kuri nimero ya telefone ugiye gutambutsa. wamuhamagara, wamwandikira, ari tayari, ariteguye kugira ngo akwakire, kuko mu by'Imana yamuhamagariye no gufasha abantu b'Imana nabyo birimo. Mugabe, turagana ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi. sinzi nimba hari icyo waba wisobwe kugira ngo tumaze tugwe umwanya ugitambutse dukomeze. icyo nabwira abantu badukurikiye, kuko insina ziba mu bihugu byose. ari aha iwacu mu Rwanda insina zirahari, ari Uganda insina zirahari, ari Burundi insina zirahari. ndatekereza ko nta gihugu kitagira insina, ariko icyo ngira ngo mbwira abantu ntibasenge kugira ngo ziriya nsina zasigaye zigire gute, zere. abanyarwanda dusenge, kuko ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Uganda dusenge, Burundi dusenge, Kongo dusenge,
urumva ari icyo nabivugaho. yego. Ikindi ushobora gukenera kumpamagara, ushobora no kunyungura mu bitekerezo, ukanyungura inama muri uru rugendo rwo gusenga nta muhanga ubamo, rwose wampamagara ukampugura. Nkunda no guhugurwa cyane, nkunda guhugurwa cyane, nkunda cyane cyane abantu bakuze buryo bangiriye inama, ndabikunda cyane. Mwampamagara rero kuri iyi nimero 0788 96 97 41. Amazina ni Mugabe Eric. Yesu abampera umugisha naho butaha. Urakoze cyane. Nk'uko twatangiye dusenga, reka none dusoze dusenga. Imana iguhe umugisha. Dusengere mu izina rya Yesu. Dushimye Imana ko abanyanazwe n'umutumwa bwiza yakoresheje Mugabe Eric. Imana y'amahoro tuyishimye muri kano kanya. Kadusaba umuntu wese rero wumva buno butumwa kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa ikimwuka ashatse kubwira amatorero mu gihe nk'iki ngiki. Shyikira umukozi wawe rero kandi umukomereze amaboko, umurinde gutentebuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.